Tubahaye ikaze kuri Sam+N. Uyu munsi tugiye kugaruka ku matiku. Amatiku cyane cyane ari kuvugwa mu mbuga nkoranyambaga. Ese abantu bakora amatiku bungukira he? Ni iki byangiza? Ese kubera iki babyishoramo cyane? Umuherwe hakaba n'umushoramari muri filime nyarwanda Killerman aherutse kuvuga ko amatiku ari kimwe mu bintu bigira RPM nini kuri YouTube. RPM ni ukuvuga amafaranga fatizo YouTube igenera video bitewe n'aho abayirebye baherereye. Ibi ni by'abanyamatiku bishingikiriza bagahora mu matiku koko. Umunyamatiku aho kugira ngo uwamwandagaje cyangwa uwamusebeje amujyane muri RIB cyangwa amujyane mu nzego z'ubutabera, ahitamo kwihorera kuko abazi neza niyihorera ari bugire inyungu. Araba ateye ibuye rimwe ariko yica inyoni ebyiri. Inyungu ya mbere araba aruhutse umutima kubera ko araba yihoreye kuri mugenzi we. Inyungu ya kabiri, YouTube iramuhemba kandi muhembe neza mu madolari. Ni nayo mpamvu bivugwa ko amatiku atazigera arangira ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu bizahoraho. Indi ngingo ishobora gutuma amatiku adashira ni uko abantu bakunda kubireba. Abantu barahurura. Umukobwa witwa Miki ufatwa nk'umwamikazi wa Prank hano mu Rwanda. Prank ni igikorwa gitegurwa neza ariko akaba ari ikinyoma cyateguwe neza cyane ku buryo abo cyari kigamije gukorerwa badasobanukirwa neza niba cyari ikinyoma, keretse iyo uwabiteguye ari we ubibabwiye. Uyu mukobwa witwa Miki bifatwa nk'aho ari we wa mbere mu maprank, ndetse aherutse kumena ikirahure cy'imodoka ku buryo ababibonye bavuze bati uyu mukobwa nta mutima agira, ariko byari prank. Uyu mukobwa aherutse kugirana amakimbirane n'uwahoze ari umukunzi we bitwa Regis. Uyu Regis bahora bakora ibintu bimeze nk'amapranka buri munsi, ariko byose byiganjemo n'amatiku. Ni amatiku ahoraho kandi buri gihe haza episode nshyashya. Kuri ubu nibo bari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kugira ngo ubone ko abantu bakunda amatiku, uyu Miki ubwo Regis yari amaze gushyira hanze bimwe mu bintu byasaga nk'amabanga nubwo babinyomoje ko atari byo, yagiye kuri Space kuri TikTok. Yakoze Space yitabirwa n'abantu bagera hafi ku 200,000. Aba bose bari bari aho ngaho bari kumwoherereza amagifti, kandi gift ziba zihwanye n'amafaranga. Ingingo igaragaza ko abantu bitabira amatiku. Nubwo bari barimo bohereza amagifti gutyo, comment ntizari nziza. Bamwe baramugayaga, abandi bakavuga ati ibyo bintu urimo si byo, ndetse uwo bita Killerman unamukinisha amafilme niwe wazamutse aramubwira ati rekeraho ujye kuryama. Ariko uyu mukobwa ikintu yakoze, yiyambuye ubunyangamugayo, yiyambura ikinyabupfura, yiyambura imico myiza n'uburere yahawe n'ababyeyi be, agaragara mu isura nshya, isura yo gutukana, isura y'umunyamatiku wa nyawe utashyizemo n'imiyaga. Aha yandagaje Regis ku rwego rutarabaho, amwita agahungu. Yewe cyari kumusebya cyose yagerageje kukivuga. Nk'aho ibyo bidahagije, amafaranga yo kuri TikTok ntabwo yari ahagije. We n'umugabo we agapromota baricaye bakora video ndende bayishyira kuri YouTube. Bari babizi neza ko iyo video bakoze irabinjiriza amafaranga menshi, kandi si ku ruhande rwabo gusa, kuko na Regis ubwe video yari yakoze mbere nawe yagombaga kumwinjiriza akayabo byanze bikunze. Ingingo ishimangira ko amatiku atazigera ashira kubera ko amatiku yabo aba arimo inyungu. Umuntu wagiriwe amatiku ntabwo yatinyuka kujya kurega mu gihe nawe afite uburyo ari we yabyaza umusaruro. Nta kabuza ahita apanga uburyo ki nawe ari bukoreremo amafaranga. Ashaka ibizibiti n'ibimenyetso bisebya mugenzi we, akitereka imbere ya kamera akamusebya kakahava. Byaba na ngombwa akamutuka ibitutsi bikomeye cyane no ku babyeyi. Ibi ngibi birarebwa cyane. YouTube ikabihemba mu madolari. Bitekerezwa ko ibi bintu by'amatiku bishobora kwangiza urubyiruko. Ibi bintu by'amatiku bishobora kwangiza sosiyete. Umwana w'imyaka 15 uri kureba icyamamara akunda, afana, yifuza no kuzaba nkacyo, iyo abonye kiteretse kiri gutukana, kivuga amagambo nyandagazi, yumva ko ari ibyo, yumva ko showbiz ari uko ikorwa. Umunsi azaba yagize uburenganzira bwo gucreatinga content, nta kabuza azakoresha amayeri n'ibitutsi yagiye yumva mu bantu yakuze afana. Ariyo mpamvu abahanga bavuga ko ibi bintu byagakwiye guhagarara. Mu Rwanda hamaze kugaragara abantu benshi bafite content nk'izi ngizi. Hari uwo bita Kasuku
Gasuku ni umwe mu bantu bakunze kwandagaza abantu bakoze ibintu bidahuye n'ibyo atekereza cyangwa se abamwatatse, akabatuka yivuye inyuma ku buryo nabo ubwabo bitekerezaho. Usibye Gasuku kandi hari uwo bita Dekate. Uyu Dekate nawe aba hanze, ntabwo agira rutangirizi mu kuba yagutuka kabone n'ubwo mwaba muri kuganira. Hakaba uwo bita Godfather. Godfather azwi kuri TikTok, akunda gukora amaspace. Uyu nawe mu gutukana nta rutangiriza. Hari uwo bita Kakajwi, nawe content yaje ari ibitutsi gusa. Mbere byatekerezwaga ko abangaba impamvu bidegembya bavuga n'ibyo byose ari uko bari hanze, ariko nyuma yaho aba content creator bakorera mu Rwanda nabo batangiye gutinyuka mpangara ngo uhangare, bagakora amavideo batukana. Nari nibagiwe uwo bita Dumba, nawe ari muri abo. Batangiye kubona ko ari wo muvuno wonyine wabahereza amafaranga ari hejuru, kandi koko nibyo. Abantu bakora izo content batinyuka bakaba batukana, babona babakurikira benshi. Ibi ngibi bikomeje gutera inkeke n'impungenge. Abandi bantu batukana hari uwo bita Jihad. Uyu Jihad wamumenyereye aragutuka koko ukabyumva. Hari uwo bita DJ Brian, nawe yigeze kugaragara atukana mu ruhame. Hari n'abandi benshi, ariko ingingo igaragaza ko abantu bashize amanga, abantu ntacyo bakiramira. Mu gihe wowe iwanyu watukanaga igitutsi cyoroheje ugakubitwa ndetse hakagerekwaho n'ibihano byihariye, uyu munsi umuntu ajya hariya agatereka kamera, bya bintu byose iwanyu bakubuzaga gukora akabikora. Wowe ubireba nawe ubwawe urikanga, bigutera ubwoba, ukavuga ati koko ndumiwe, mbonye umuntu ukora ibidakorwa. Ari nayo mpamvu abantu benshi bajya gukurikira amavideo y'abantu batukana gutya. Reka dusoreze hano igice cy'iki kiganiro. Kora subscribe naho ubutaha.